fariseo che se non cura wabasha kubihamya umva gahoriba utere ejo kanduiribe izamaza zamuka. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kugirirwa amahirwe yo kuganira ijambo kandi atari ijambo iryo ari ryo ryose, ijambo ry'Imana. Dusenge. Mana ishobora byose, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana yo kwizera, twongeye kugushimira kubw'uyu munsi watwongereye kugira ngo tugire icyo dushyikiriza abadukurikira, baba abo mu itorero Siloam cyangwa n'abandi bose bashishikajwe n'iki kiganiro. Turakwereka amagambo tugiye gukoresha, turagusaba Mana ngo yeze kuko ku bwacu ntacyo twakwishoboza. Yesu Kristo w'i Nazareti, amaraso ye adutwikire nk'uko yabidusezeranije. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri turanezerewe kuba dushoboye gukora iki kiganiro. Ntabwo ari buri munsi gishoboka, ntabwo ari buri munsi ibi bikoresho ikipema bishoboka, ntabwo ari buri munsi uyu mwana yabona uburyo bwo kwitanga kuko nawe afite ibindi bimuhugije. Turagushimiye. Reka dusome ijambo tubona mu gitabo cya Luka igice cya 5 kuva ku murongo wa 3. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. Ku murongo wa 3 haravuga ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobi. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Iri jambo niryo tugiye gushimangira muri iki kiganiro, tuvuga ku ijambo ryo kubaha Imana. Ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Mu yandi magambo yashoboraga no kumuhakanira, ndetse ikigaragara yari hafi no kumuhakanira, kandi yari afite impamvu. Ndavuga mu buryo bw'umubiri, yari yaraye ijoro ryose aroba biranga, kandi bizwi ko abarobyi n'ubundi baroba n'ijoro gusa, ku manywa ni bakeya baroba, kuko n'ijoro ni ifi ziba zazamutse zaje gushaka ibyo zifungura. Amen. Turakunda kugaruka kuri iri jambo, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Sosiyete turimo muri iki gihe isa nigaragaza muri rusange kutubaha. Ndavuga muri rusange, ntibivuga ko abantu batubaha. Ariko iyo ureba sosiyete tuvuge nyarwanda cyangwa sosiyete muri rusange, yarahindaguritse cyane muri iyi myaka 100 ishize. Hari impamvu. Mu myaka yo hambere abantu basangaga baturanye ku musozi umwe, basangiye byose. Iriba rimwe, guhingira hamwe, gusarurira hamwe, gusangira hamwe. Hari ibintu byinshi byatumaga
biyumva kuko bari muri society. Ubu ngubu ku minsi igenda itambuka abantu bakajya mu mijyi usanga abantu bakenerana gake kurusha uko society yari imeze hambere. Iyo society yo hambere rero yatumaga umubyeyi mukuru ashobora kugira igitsure ku bana, akagira igitsure ku muhisi n'umugenzi, akagira impuhwe umuntu utambutse wari we wese. Ariko umujyi imiterere yawo igenda buhoro buhoro itwereka ko abantu bibana, ababishoboye bakaba mu gapangu kabo kasitiye, ababishoboye bagashyiraho senyenge hejuru, bamwe bagashyiraho n'amashanyarazi, abandi bakorora imbwa n'ibindi, ndetse na za kamera zo gufotora umuntu utambuka ku rupangu rwe, bigatuma umuturanyi we wa hafi asa n'uwikumira, akazamugenderera nabwo niba ari imfura, hari icyabaye, ibirori, ibyago se cyangwa n'ibindi. Ariko mu buzima busanzwe ugasanga abantu kera umuntu yasabaga akana kariko kose kandi nta soni afite. Yasabaga amazi, yasabaga inzoga, yasabaga umunyu, yasabaga umukamyi n'ibindi. Ariko ubu ngubu umuntu wese agomba kwirwanaho muri iyi society. Bituma rero abantu basa naho babaye ibindi biremwa, niko navuga. Hambere aha muri za 80 iyo ngiyo bita ibwota amashimbi, nigeze gufata umusaza uguye mu muhanda, ndamuterura ndamuhagurutsa, muhagurukije undi musaza araza aranyegera ati ntuzongere gukora ibyo, ati ibyo nibyo muri Afrika. Ibyo muri Afrika iyo umuntu aguye nk'ukura telefona ambulance ikaze kamutwara ariko wowe utamukozeho. Ubwo hari kera abarwanyi bataraba benshi abo bita abateroriste, ntekereza ko ubu ngubu ho bikomeye. Ndumva bavuga ngo nibiramukije umuntu rimwe kabiri ngo umuntu ashobora gutelefona ngo bamubarize impamvu umuramutse. Murumva ko tugana ahantu hatari heza. Ariko Yesu we amaze kubwira Simoni ati jugunya urushundura, Simoni yaravuze ati ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Nukuri Yesu ni umukozi w'umuhanga. Yesu atugirira neza umunsi ku wundi. Yesu yaduhaye urugero rwiza mu gihe twebwe turiho tugana ahantu tutagifashanya. Simvuga ko ari bose, ariko Yesu we yabanje kugira ngo yiyegereze abantu, yabanje kujya amenya ibibababaje. Ni indwara se akayivura, ni ubumuga se akaguhagurutsa, ni inzara se akakugaburira. Nk'uru rugero rw'aya mafi. Aya mafi ngo barobye amafi ahari badaheruka kuroba, akita ku bantu, akabegera, akabaganiriza, ariko kenshi agamije kugira impanuro akuramo, inyigisho akuramo wubwe cyangwa abwira abandi. Kandi akarusho agasenga kugira ngo atwereke ko buri gihe dukwiye gusenga. Yesu ni umukozi w'umuhanga, sinabona ukuntu namugereranya. Yesu wari ufite ubushobozi bwose bwo kwikiza, ariko igihe cyagera akarekura amaboko ye akababwira ati ngaho ni mu ntwari, kandi azi urupfu bagiye kumwica. Uriya rupfu ni urupfu bundi rwari rugenewe aba bandi baruharwa, babandi bamanikaga ku musaraba ahirengeye, kugira ngo n'undi muntu wese watinyuka gukora ibyo bintu ajya avuga ati dore bintegereje. Kandi yarashoboye kwirwanirira, yarashoboye no kubwira Imana ati Imana ntabara, birakomeye, ya misiyo wampaye irakomeye. Ariko yaravuze ati Mana aba bantu mbagiriye imbabazi. Rero tugaruke kuri iryo jambo ryo kubaha. Ijambo ryo kubaha ni ikintu cy'ingenzi. Niba udashoboye kubaha mugenzi wawe,
niba udashoboye kubaha umuntu mukuru ntabwo uzashobora kubaha umuntu mutoya, niba udashoboye kubaha umuntu muto ntuzashobora kubaha n'Imana, Imana yawe yakuremye. Biraturushya buri munsi, tuba dufite imitego myinshi, tuba dufite ibintu bituzitira, tuba dufite ibisobanuro tugomba kwiga. Uruho noneho umuntu asigaye abeshya ari muri bisi akibagirwa ko ari kumwe n'abandi kubera ko yabigize akamenyero. Ya telefona, umuntu yamutelefona akamubwira turi hehe, ari Igikondo akamubwira ati ndi Nyanza. Ubwo urumva icyaha aho cyageze, kandi kumubwira ati ndahari ariko simboneka mfite izindi mpamvu, n'uwo muntu yabyumva. Ariko kubera akamenyero umuntu yagize akageraho akabeshya n'ibidafite impamvu. Iri jambo rero ni ijambo rikomeye cyane. Simoni waje kwitwa Petero yabwiye Yesu, aramusubiza ati databuja, twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Ijambo rikomeye. Kandi Petero hari igihe abantu mu rwenya bamutereraho urwenya, ariko yari umuntu ukomeye. Yari umuntu wemeraga ikintu yacyemera akacyemera, yagihakana akagihakana. Muri iyi si umuntu bazi ko umuntu w'indyarya ari we munyabwenge, bakageraho bakamushakira n'amagambo ngo ni inyaryenge. Ariko Petero yaravugaga ati yakoze ararikora, ariko arahindukira asaba imbabazi. Mu gihe izindi ntumwa inyinshi ntabwo twamenye irengero ryabyo, ndavuga mu bitabo ntabwo bigaragara, bamwe na bamwe baragaragara, ahubwo hagiye haza abandi bashya nka ba Stefano na ba Paulo. Ariko Petero yagumye, yaragwaga akabyuka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uru rugero rero rutubereye intangarugero mu byo dukora byose. Waba ufite intege nke zawe, nanjye ndazifite ndetse na nyinshi, ariko ukibuka ijambo Petero yavuze akavuga ati ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Amen. Imana itugirire neza, Imana ijye twibutsa ko no mu bihe bikomeye Imana iduha iyindi chance ya kabiri. Iyi ni nka chance ya kabiri Imana yari muhaye. Ya mbere yari yamwemereye kujya kuroba arayibura, iya kabiri aramubwira ati ubwo ari wowe ubivuze reka nzijugunye. Kandi azijugunye havamo umusaruro. Dushime Imana, dusenge. Mana ishobora byose, Mana nyiringabo, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, twongeye kugushimira kubwira ijambo. Twongeye kwibukiranya ko Imana iduha amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri ni ukutubwira ngo n'ubu wakongera ukagira aho tugeze. Harahari Imana watugeze, kuko niwe Imana ishobora byose. Waraturinze mu bihe bikomeye, waraturinze mu buzima bwacu, by'umwihariko ubuzima naciyemo, ubuzima bw'imibereho yari ikakaye, guta igihugu utabigendereye ku myaka itagera ku 10, kuba mu mahanga uri ntako nigira. Waraturinze, twarabibonye. Ibyo twashoboye kugeraho tubikesha wowe. Utubabarire ko hari igihe twumvaga ari imbaraga zacu, kumva ari wowe ukora, ari wowe wikorera imbaraga uzikura muri wowe, ariko igihe cyarageze twibuka ko uri Imana, kandi Imana ya byose, Imana mugenga wa byose, Imana iturinda uko bukeye uko bwije. Turabizi, twabitanga ubuhamya bwinshi. Watuvuye indwara, waraturinze, waratugaburiye, waduhaye umuryango, none Imana turagushima. Twongeye kugushimira rero ko ubanye natwe muri iki kiganiro. Ahari hari uwo cyagarura akagira ibitekerereze nk'iya Petero avuga ati
ubwo ari wowe ubivuze Mana ndagukurikiye, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.